Reka mbashimire inshuti zacu mudukurikiye aho muherereye hose, abakunzi ba channel ya Umurinzi TV, nongeye kubaha ikaze uyu munsi. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Bashimiye cyane ko mukurikira ibiganiro byacu, mugafata umwanya mukadutega amatwi, mukadukurikira, mukaduha ibitekerezo. Muri abantu b'igiciro kinini cyane. Imana ibaho umugisha. Rero nk'uko bisanzwe mbagezaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, turebera hamwe ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka, ndetse tukanera n'ubuhanuzi bugenda busohora nyine bw'iminsi y'imperuka. Niyo mpamvu munyemerere ko nta kiganiro cy'uyu munsi n'uburi nkuko dusanzwe tubigenza, ntabwo ari umugenzo, ahubwo nuko ari ngombwa ko dusenga Imana kugira ngo idushyigikire. Reka rero nsenga Imana ngo ize banazwe muri iki kiganiro. Turagushima Imana yacu rero kandi urakiranuka, tugushimiye ko banazwe iminsi ishize wagiye urinda umuntu wese, uraturinda ubugingo bwacu. Ushime kandi uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero mwami wanjye tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Turakwinze kuzubane natwe, ntabwo twakwishoboza, ntabwo ari twebwe imbaraga zacu n'ubwenge bwacu, ahubwo Umwuka barabasha kutuyobora, kandi umuntu wese wumvira ijambo rimuhindure, rimwimure, agira hava agira hagera, kandi ubwami bwawe ukomeze kwamamara mu bantu bose. Turagushimiye duheje Satani n'ingabo ze zose mu izina rya Yesu Kristo, kandi udutwikirize imbaraga zawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero ngiye kubaha ikaze abantu bose mudukurikira aho muherereye hose, ari abari mu Rwanda, inshuti zacu ziri mu bihugu byo hanze, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Burusiya, abari muri Pakistan, muri Vietnam, abari mu karere k'ibiyaga bigari, Burundi, Uganda, Congo n'ahandi. Mwese Imana ibaho umugisha, kandi bashimiye cyane ko mufata umwanya kudukurikira, mukumva ibiganiro byacu, murabe igiciro cyinshi. Maze iminsi bagezaho ibiganiro, hari abo tumenyeranye kuri iyi channel bagiye baduha n'ibitekerezo. Imana ibaho umugisha. Shimira cyane wowe wakoze subscribe kuri iyi channel, n'abandi mutarabikora mwihutire kubikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge by'abageraho kandi birimo ijambo ry'Imana rihembura. Imana ibaho umugisha. Muri iyi minsi hashize iminsi hari inkundura y'ibintu byinshi bitacinga cyangwa se bikora kuyoboka Imana. Abantu bakozeho ibiganiro byinshi bitandukanye, njye ntabwo nahise nihutira kureactinga cyangwa se kugira icyo mbivugaho, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko ntegura iki kiganiro. Ni ikiganiro n'ubundi cy'ijambo ry'Imana, tuganira ku ngingo nateguye. Hari ibintu byinshi bagiye bisirikira, muzi ko muri iyi minsi hariho akajagari kenshi mu gufunga insengero n'ibindi. Byose sindi bivugaho uyu munsi, ariko nateguye ingingo imwe turi buganireho. Mu minsi ishize hari mwene data umwe wakoze ikiganiro kuri channel hari buvuga izina, aravuga ngo kuza kwa Yesu ntabwo twebwe twemerewe kumenya ibimenyetso byerekana ko Yesu azaza. Ndetse aravuga ngo ibintu bigisha eschatology ni inyigisho ziganisha ku kugaruka kwa Yesu. Aravuga ngo eschatology ni ikinyoma, ngo ni scam. Turaza kuganira uyu munsi kuri iyi ngingo. Ese koko abakristo ntabwo twemerewe kumenya ibimenyetso byerekana ko Yesu azagaruka? Yego ntawuzi umunsi, nibyo Bibiliya niko ivuga, Yesu niko yivugiye, nta nuzi n'isaha, nta nuzi n'igihe. Ariko se Bibiliya yabigaragaza ibimenyetso Yesu yatanze twebwe abantu bazaba bari ku isi tuzareberaho, bikatuburira niba dukwiye kuba maso ngo twitegure ko agiye kuza? Ndagira mbabwire ko ibiganiro mbategurira nanone ntabwo ari amarangamutima yanjye, si n'ibitekerezo byanjye bwite, ahubwo tubisanga mu ijambo ry'Imana. Aho usanga nayobye, ufata akanya umpugure. Nimero zanjye ziri ku kiganiro kuri screen, uraza kuzibonaho. Umpamagare, unyandikire, umbwire ati ahantu watandukiriye. Uyu mwene data yakoze icyo kiganiro, abantu bavuga ibintu byinshi, ndetse bamwe bavuga ati nyamuneka watandukiriye wisubireho, uri umuntu ukurikiranwa n'abantu benshi, none iki kiganiro watanze cyakiza abantu muri confusion, abantu byabacanze. Turemera iki, tureka iki? Yesu yaravuze ngo nzagaruka mbajyana. Atanga ibimenyetso byerekana ko kuza ko kuzaba kuri hafi, kandi uyu munsi turi mu minsi y'imperuka, amaso yacu arabibona, ntabwo twabitinda. Ariko umuntu akihanukira akavuga ngo kugaruka kwa Yesu ntabwo dukwiriye kubyigisha, ntidukwiriye kubibwira abantu ko ntabwo dufite ibimenyetso ngo bigaragaza ko Yesu agiye kuza. Nyamara Bibiliya ibivugaho. Arongera aravuga ngo inyigisho abantu bigisha yuko Kristo azima ku isi ingoma y'imyaka 1000 ari kumwe n'abera ngo ni ibinyoma, ngo ni scam, biteye ubwoba kandi biri muri Bibiliya. Kurya abantu baguye mu rujijo baribaza bati se aya macano kagiye kuducangayo amaherezo naya? Nkubwire ko Satani arimo atangatanga ahantu hose.
abantu babuze abakozi b'Imana ari kubakubita hasi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi abantu benshi bitwa abakozi b'Imana Satani abafatiye ku kintu bita indamu, amafaranga, ku buryo umuntu yemera akagoreka ukuri kandi akuzi. Imana iturengere. Rero turagana uyu munsi ku kintu bita kugaruka kwa Yesu. Inyigisho yerekana kugaruka kwa Yesu yitwa eschatology. Eschatology niyo nyigisho igaragaza ibimenyetso simusiga byerekana kuza kwa Yesu. Ndagira ngo mbibutse ko ibimenyetso Yesu yavuze ntabwo ari ibintu byo mu mwuka bidasobanutse, ni ibintu bifatika amaso yacu areba, biri real, biri riyo, tukavuga ngo koko umwami wacu ageze ku muryango, bitewe n'ibintu amaso yacu ari kubona. Ariko uyu data we yakoze ikiganiro avuga ngo ntabwo ibimenyetso byo kuza kwa Yesu bifatika, ntabwo bigaragara. Kandi eschatology rikivugaho aravuga ngo ibyo bintu n'ibinyoma, ni ukubeshya, ngo ni ibyo abantu bihimbiye. Munyemerere iki kiganiro tugendane, wowe udukurikiraho uherereye hose, uduhe igitekerezo nawe. Ujye muri commentaire wandike utubwire igitekerezo cyawe uko ubibona. Ese koko Yesu kugaruka kwa Yesu nta bimenyetso bihari bitwereka ko agiye kuza? Ese koko iyi nyigisho ntabwo ariyo, ariko twifashisha Bibiliya? Rero iyi minsi turimo ni iminsi iteye ubwoba, aho Satani yagiye akwirakwiza abigisha b'ibinyoma ahantu hose, ndetse n'abagamije kuyobya intore z'Imana, niko biri tubwira. Munyemerere rero ibuse turebere hamwe ijambo ry'Imana. Ikintu turi kuganiraho ni ukugaruka kwa Yesu. Mfite ikibazo cy'amatsiko. Yesu azaba agaruka kwenda iki? Hari ikintu bita second coming of Jesus. Mwibuke abahanuzi bahanuye ko Yesu azaza mu isi, akavuka, akaba Mesiya, agapfa, agacungura abantu. Yesaya yarabihanuye n'abandi bahanuzi benshi batandukanye. Igihe cyaze kugera rero bwa buhanuzi burasohora. Abasesenguzi mu bya Bibiliya bavuga yuko Yesaya yahanura kuza kwa Yesu haciye imyaka 400, ariko still beza gusohora. Hanyuma amaze kugenda rero yasize abwiye abigishwa be, atari bo bonyine gusa, n'abandi bantu bose bari kuzizera Yesu Kristo, ababwira ko azagaruka kubajyana he? Reka turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa mbere. Ni ijambo abantu benshi bazi, ariko reka turyige turisome. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Mvuga umurongo wa mbere kuvuga, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kukubategurira hanyu. Kandi nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi inzira murayizi. Iri jambo ritubwiye ko Yesu Kristo yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu yandi magambo yarimo abwira abigishwa ngo bizere Imana yamutumye, ariko banizere Kristo. Arababwira ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Nkibaza aya mazu Yesu yavugaga ni amazu ya nyayo afatika, cyangwa byari ukubahumuriza imitima gusa? Nkubwire yuko nta rindi jambo ry'ubuhanuzi bwihishe ririmo, ni amazu nyine abantu bagomba kubamo nyine bageze mu bwami bw'Imana, hehe, mu ijuru. Yesu rero yaravuze ngo azagaruka abajyane, azagaruka atujyane, kugira ngo ahari natwe tuzabeyo. Mbibutse ko izi ntumwa zaje gutotezwa mu kinyejana cya mbere, zirakubitwa ndetse nyinshi zicwa impfu zitandukanye. Kuba zarapfuye izi impfu zitandukanye se bivuze ko Yesu yaje kuzijyana anyuze mu rupfu? Ntabwo ari cyo yavugaga. Mu yandi magambo, ntabwo aya magambo yarebaga izi ntumwa ze gusa, ahubwo yarebaga abantu bose bazizera Kristo nk'umwami wabo n'umukiza. Rero second coming of Jesus, uburyo Yesu azagaruka gutwara itorero, nuvuga ngo azaba aje ku isi inshuro ya kabiri. Bwa mbere yaje mu isi, arahatura, arahaba, arapfa, arabambwa, arazuka, asubira mu ijuru. Azagaruka. Kugaruka rero ni turitana. Aje kwenda iki? Kujyana abamwizeye,
ntabwo ari 12 gusa yabwira, kuko ntabwo bagihari kandi ntabwo Yesu aragaruka. Ni abamwizeye bose abajyane hehe? Iwe. Bivuze ngo Yesu afite iwe, hari aho yari yaraturutse, niho yanasubiye. Hanyuma tugiye kureba rero iri jambo turisesengura. Yesu naza ku isi ku nshuro ya kabiri aje gutwara itorero, azakandagiza ibirenge ku isi, hanyuma aze atwara abantu bamwizeye. Turareba ijambo ry'Imana. Ubundi abantu bizeye Kristo Yesu ntabwo birangira hano ku isi gusa. Nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Mu yandi magambo, impanda nivuga, impanda nivuga. Pawulo yarabyanditse aravuga ngo impanda nivuga hazabanza kuzuka abapfuye bizeye Kristo. Niyo Bibiliya yita umuzuko wa mbere. Ndetse Yohana mu byahishuwe bakavuga ngo hahiriwe umuntu ufite umugabane wo ku muzuko wa mbere. Umuzuko wa mbere rero numara kuba hakazuka abantu bapfuye bizera Kristo, abantu bazaba bakiriho, impanda nivuga ngo bazahita bahindurwa, transformation, bazahita bahindurwa, umubiri wari bambaye wo gupfa uhita uhinduka mu undi mubiri wo kudapfa, hanyuma ngo Kristo abakoranyirize mu birere bine by'isi abajyane. Icyo kintu rero nicyo bita second coming of Jesus. Ariko uko kuza kwe ntabwo azazakaragire ku isi. Tugiye kureba ijambo ry'Imana uko bizagenda. Hanyuma Yesu yabazagaruka ryari? Ese babwiye igihe n'umunsi azagarukiraho? Nibyo koko, niba udukurikira ntabwo yavuze umunsi n'igihe, kuko yavuze ko nawe atabizi. Reka twifashishe ijambo ry'Imana n'ubundi mu gitabo cya Matayo ibice 24 duhere ku murongo wa 36. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24 ku murongo wa 36. Dusome izina rya Yesu. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika, kasubiremo. Ariko uwo munsi n'icyo gihe nta muntu ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Mu yandi magambo, Yesu yasize aburiye abantu bazamwizera kuba maso. Kuba maso bakirinda ibitotsi byo mu mwuka. Kubera ko kuza kwe nta muntu n'umwe ubizi, yewe yivugiye ko nawe ubwe atabizi. Yaba abamarayika ntabyo bazi, nawe ubwe ntabyo azi ngo kereka Data. Icyo akora, kubera urukundo Yesu akunda abantu, asiga atanze umburo. Aravuga ngo hari ibimenyetso nzabasigira, muzacungiraho, mumenye ko wa munsi ugeze gute wegereje. Ariko uwuhe wo kugaruka kwe nta muntu rero n'umwuzi. Muribuka ubuhanuzi bupfuye bwagiye bukwirakwira mu isi. Abahanuzi bamwe b'ibinyoma bakavuga ngo Yesu ngo azagaruka muri 2. Murabyibuka bari bahari muri 2. Nari umwana ariko utari muto, niga muri secondaire, ariko narabibonye. Abantu basiga bagurisha ibintu byabo byose ngo bajya mu kurara mu stade bavuga ko ngo Yesu ari bugaruka iryo joro umwaka wa 2 ugiye kwinjiramo. Nubuyobe rwose, ntabwo yigeze agaruka kandi n'ubwo baracyategereje. Hari abantu bagiye mwumva ku misozi bazanye inyigisho z'ubuyobe zigamije kurangaza abantu, zibabwira ngo Yesu agiye kuza, none tugiye kumusanganira ku musozi. Yavuze ko azadusanga ku musozi w'ibunaka, bakagurisha imitungo yabo n'ibyabo byose. Naho no mu Rwanda byarabaye, ndabyibuka leta y'u Rwanda agiye ikumira abantu nk'abo ngabo b'inyigisho z'ubuyobe. N'ubwo bidufashe yongere yahagurukira abantu kuko bazengereje abantu, bababwira ibintu by'ibinyoma kugira ngo babarye utwabo. Abantu mu Rwanda byarabaye, bajya gutegereza ngo Yesu ku musozi ahantu ibunaka, bagurishije ibintu byabo byose. Rero bene data, ibyo ni ukuyobya, ni ukujijisha. Nta muntu uzi umunsi Yesu azaziraho, nta n'uzi n'ukwezi, nta n'itariki, nta n'umwaka. Yarivugiye ngo ni Data wenyine uzi uwo munsi. Ariko kubw'urukundo dukunda, nababwiye ngo hari ibimenyetso Yesu yatanze. Ese byaba bihari twe dukwiriye gucungiraho nk'abakristo, tukavuga ngo koko Yesu ageze ku irembo? Hari ijambo yavuze abwira abigishwa be ngo umunsi umwe basohotse mu rusengero, bari i Yerusalemu, bageze hanze ku musozi, ngo abigishwa ngo bereka Yesu urusengero, bararumuratira. Baramubwira ngo mwigisha, wabonye uburyo dufite urusengero rwiza rukomeye rwubatswe na Salomo umuhungu wa Dawidi, rufite amabuye akomeye, rufite amazahabu, ruratatse. Ariko Yesu ngo arabareba avuga ikintu gikomeye ngira ngo ufate ku mutima wawe. Arababwira ngo ibi byose mu ndatira, mu gihe kizaza nta buye zasigara rigeretse ku rindi.
hanyuma bagira ikibazo, baramubaza ngo none se ikimenyetso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu n'icyo kuza kwawe ni ikihe? Mene magambo yababwiye ko Yerusalemu hazarimbuka hakaba amatongo, rwa rusengero rugahinduka amatongo, kandi ngo nta buye rizasigara rigeretse hehe, rigeretse ku rindi. Bagira amatsiko rero kumubaza ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibimenyetso byo kugaruka kwe. Mbese mu gihe cya Yesu ababwira ko azagaruka, Yohana 14 twasomye, bo bari bazi ko rwose mu gihe gitoya azaza kubajyana. Nubwo ko amaze kuzuka hashize iminsi 50 abohereza umwuka wera kuri Pentekote. Abujuje umwuka wera nibwo ahita haza akarengane. Bo rero bari bazi ko rwose noneho agiye kuza kubajyana birangiye, ariko siko byarigenze. Uwashize imyaka 2000 irenga ataragaruka. Bivuze iki rero? Ntabwo dukwiye kwirara, dukwiye kuba maso. Nubwo hashize imyaka yose dukwiye kuba maso, kubera yuko Kristo ageze n'ubundi hafi. Tujye kureba ibimenyetso rero byerekana kugaruka kwe. Munyemerere turebe Matayo 24 n'ubundi cya gice twatuma dusoma ku murongo wa 32. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Dusome mu izina rya Yesu. Uko bizamera. Murebere ku mutini, niho cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye, ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose, muzamenye yuko ari hafi, ndetse ageze ku rugi. Yesu rero yakoreshaga imigani. Ibintu byinshi, inyigisho ze nyinshi yavugiraga mu migani. Hanyuma aravuze ngo murebere ku mutini, ngo ubabere icyitegererezo. Uyu mutini uvuga iki mu byanditswe? Uyu mutini usobanura iki mu buhanuzi? Mu yandi magambo, iyo Bibiliya ivuze umutini ibivuze ishyanga rya Isirayeli. Nituvuga Isirayeli, wumve igihugu cyahoze ari igihugu cyashyizweho n'Imana, cyajyagaho umwami ushyizweho n'Imana, icyo bita ngo ni theocratic state. Theocratic state ni leta iyoborwa n'Imana, niyo igena umwami akajyaho agatanga n'amategeko n'ibindi byose. Hanyuma Bibiliya iyita umutini. Ndagira ngo nguhe imirongo wowe uzisomera yo muri Bibiliya, kubera yuko hari igihe tuvuga ibintu abantu bakadutera amabuye ngo gose ngo abikuye, ngo ibintu ngo bya eschatology, ngo nukubeshya, ngo ni ibintu abantu bihimbiye. Umutini usobanura ishyanga rya Isirayeli, igihugu cya Isirayeli. Uze kwisomera muri Joel, ubuhanuzi bw'umuhanuzi Yoweli, ibice 2 umurongo wa 21 ugeze 25, harasobanura uburyo uyu mutini ari igihugu cya Isirayeli. Hanyuma usome Hosea 9 umurongo wa 10. Hosea 9 umurongo wa 10 hasobanura uburyo uyu mutini usobanura igihugu cya Isirayeli. Unsomere Yoweli igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa kangahe? Wa 7. Hanyuma reka ngiye ngusomere Luka ibice byaho 13 umurongo wa 6 tugeze ku wa 9, turebe uburyo uyu mutini bivuga igihugu cya Isirayeli. Yaravuze ngo murebere ku mutini, nimubona umutini utoshye no kuvuga ngo hari igihe wigize gutemwa. N'ubuhanuzi buhura. Reka turebe muri Luka. Turebe Luka ibice 13 umurongo wa 6. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 13 umurongo wa 6 kugera ku murongo w'9. Umugani w'umutini warumbye. Kandi abacuriye umugani, umvise ko ari umugani. Kandi bacuriye umugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza gushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka. Nawe aramusubiza ati, databuja, ureke uyu mwaka nawe muhingire mufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Wumvisha ko ari umugani. Uyu mutini uvugwa Yesu yaje gushakaho imbuto akazibura, ni igihugu cya Isirayeli. Yaje mube ntibamwemera. Mbibutse ko ibihe tugezemo bigoye, bene data, ni iminsi y'imperuka, ni iminsi iteye ubwoba, aho ijambo ry'Imana rigiye gucibwa, ukuri kugapfundikirwa,
insengero zirimo zirafungwa. Kristo yabyivugiyeho aravuga ngo njyewe nzasenya uru rusengero rwose Yerusalemu nubaka urundi rusengero rushya kandi mu gihe cy'iminsi 3. Abayuda babaretse icyo kirego kandi ntabwo bumvaga icyo ashatse kuvuga. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere bivuga ko twe turi insengero za Kristo. Icyo Kristo yakoze yakuyeho imihango n'imigenzo yo gusanga Imana i Yerusalemu mu rusengero rwa Salomo, mu mategeko 10, mu bisate by'amabuye biramategeko, mu bitambo n'amategeko. Ibyo Kristo nibyo yaje gusohoza. Amaze kubisohoza ashyiraho uburyo bushya buduhuza n'Imana. Bivuze ngo twebwe turi insengero za Kristo, turi insengero zigenda. Kubwira ko Imana itaba muri ariya mazu tujya guhuriramo ku cyumweru cyangwa se ku isabato. Imana iba muri twemo imbere. Nicyo kintu Kristo yaje gukora, yubaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Iyo wakiriye Kristo wakira na Data kagwa n'Umwuka Wera, uburi furu wuzuye, uburi urusengero rwigendera. Hanyuma Yesu yababwiye ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, kandi byaje kugenda gutyo. Hararimbuka haribowe n'Abaromani. Titus araharimbura mu mwaka wa 70. Hanyuma amaze kuharimbura, igihugu cyitwa Isiraheli kiracibwa. Ishyanga rya Isiraheli riracibwa rikurwaho. Mwibuke ibyakozwe na Nebukadinezari ubwo yaje kurimbura umurwa wa Yerusalemu. Hari mu mwaka wa 720, nawe yikorera ubushakashatsi. Muri 720 Yerusalemu haje kurimbuka, hahinduka amatongo. Hanyuma iki gihugu gihinduka amatongo ku buryo Abayuda batataniye mu mahanga yose. Harimbuwe n'Umuromani witwa Titus muri 70. Bwa mbere byakozwe na Nebukadinezari. Bwa kabiri bikorwa nande? N'umwami wa Roma Titus wari uri icyo gihe. Igihugu rero cya Isiraheli cyari nk'umutini, mwumvisha ko cyaje gucibwa, kuko ijambo dusomye muri Luka riravuze ngo reka tuwuhingire twongere tuwukorere, uyu mwaka ubu wa nyuma nitwongera kubura imbuto noneho uzawuce. Waje gucibwa uyu mutini rero. Titus amaze kurimbura Yerusalemu asenya n'urusengero. Abayuda batatanira ku isi yose. Mwibuke ibyabaye bisohozwa na Hitler, umuyobozi w'Ubudage, mu ntambara yateguye mu 1939 kugeza mu 1945, mu ntambara ya kabiri isi yose. Yateguye jenoside yamaze Abayahudi, yica Abayahudi barenga miliyoni 6 mu kintu cyiswe Holocaust. Jenoside yiswe Holocaust yakorewe Abayahudi, hapfa miliyoni 6 z'Abayahudi. Mu yandi magambo, Isiraheli yesi ikurwa ku ikarita y'isi. Palestina, Abarabu baraza barahokipa, barahafata. Isiraheli ikurwa. Umutini uburaciwe. Ubu n'ubuhanuzi busohora. Eschatology ni ubuhanuzi bugaragaza ibimenyetso byerekana kuza kwa Yesu. Ni ibintu bifatika, ntabwo ari ibintu byo mu migani cyangwa se byo mu mwuka gusa. Biragaragara. Isiraheli yaje gucibwa. Yesu yavuze muri Matayo twasomye 24 wa 32 yavuze ngo murebere ku mutini. Bambajije ngo iki abigishwa be? Bamajije ngo none ikimenyetso cyo kurimbuka kwa Yerusalemu nicyo kuza kwawe. Ni Bibiliya bamubajije ni iki? Sindi butinde kwirimbuka rya Yerusalemu. Yari babwiye abazaba ari Yuda, bazavungira mu misozi, hagowe abantu bazabonsa n'abazabatwite muri iyo minsi. Yarabisobanuye. Ageze ku kugaruka kwe rero na dusomye 24. Aravuga ngo murebere ku mutini. Iyo umaze gutoha, ibibabi byacyo bikongera bikamera, mumenya ko igihe cyegereje. Bivuze iki rero? Uyu mutini waje gutemwa, ariyo Isiraheli yaje gukurwaho mu mwaka wa 70 bikozwe mu Titus. Iki gihugu cyongeye kugaruka nyuma y'intambara ya kabiri isi yose. Jenoside y'Abayahudi ihagaze, haje kubaho ikintu bita Zionism. Hari movement yitwa Zionism yari igamije kongera guhuza Abayuda batatariye ku isi yose, bakongera bagasubira mu gihugu cy'iwabo, bakubaka igihugu cya Isiraheli. Ibintu byarabaye. Barikusanyije abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Polonye, mu Budage n'ahandi ku isi, barongeye bariyegeranya nyuma y'intambara ya kabiri isi yose. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 1948 bongera kudeklara ko habayeho igihugu cya Isiraheli ku mugaragaro. Cyari cyaraciwe,
cyari cyaratemwe, umutini wari waratemwe. Iki ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko Kristo ageze ku irembo. Naratangaye uyu mwenda atakoze ya kiganiro avuga ngo biravuga ngo dore Yerusalemu ngo agiye kongera kubaka rwa rusengero ku nshuro ya gatatu, ngo reba ngo agiye gutanga igitambo ngo muri urwo rusengero ngo nibwo Kristo azigaragaza ngo kandi ngo byerekane ko Yesu agiye kuza. Yego nibyo, yego nibyo, ni ibimenyetso simusiga byerekana ko Yesu agiye kuza. Antikristo azakora ku mugaragaro, habeho kwimura Imana. Ibitwara biganiro mu biganiro agiye nkora. Abatesaloniki ba kabiri ibice byabo 2:1 kujya kuri 14 hasome. Ibi bintu rero bizakurikirana systematically. Satani cyakora niki? We nukutujije kugira ngo abantu bacanganyukirwe, bahere mu rungabangabo, bahere muri confusion. Uvuga uti ndafata iki nareka iki. Bamwe navuga bati nta bimenyetso byo kuza kwa Yesu bihari. Nanjye karemera nkaza nti ibimenyetso birahari musome Bibiliya. Rero inama nakugira wihera mu rungabangabo. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi ibyo rivuga ni ukuri. Ibi nkubwiye si amagambo yanjye, ni ijambo twasomye. Rero nkuko byumvishe uyu mutini waratoshye bene data. Yesu yavuze ngo murebere ku mutini. Nese bwo niba Petero yabwiraga ubu baracyari bari kurebera ku mutini. Umutini ko atoshye ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948. Petero na Yohana barapfuye mu kinyejana cya mbere. Ubwo se nibo byarebaga? Nitwe turi twubwirwa tugezweho uyu munsi. Nyine bidusohoreyeho, amaso yacu ari kubireba. Umutini waje gutoha mu kinyejana cyacu ejo bundi muri 1948. Isiraheli irongera ibaho nk'igihugu gifite abaturage, gifite itegeko nshinga, gifite umuyobozi, ariko kitari rya shyanga ryera. Nzabategura ikiganiro ku buyobe Satani yazanye bw'uko abantu bajya gushaka imbaraga z'abadayimoni muri Isiraheli, babyitirira ngo n'ahantu hatagatifu, ngo bagasura ngo imva ya Yesu, ngo bagasura ngo ikidendezi cy'Ibetesida, ngo bagasura ngo umugezi wa Yorodani yabatirijwemo, bakabikuramo amafaranga menshi mu kintu cyiswe ngo ni Christian cyangwa se Christian tourism. N'ubukerarugendo bushingiye ngo ku myemerere, aho bakuramo amafaranga menshi, nyamara ibyo bintu nta hantu bihuriye n'agakiza. Urasura imva ya Yesu se utaramwakirira kumarira iki? Urasura se aho Betesida utazi Yesu ko imbaraga ze zigihari kandi zikorera muri twezi zitakiri muri Betesida, byakumarira iki? Tuzabiganiraho ubutaha. Hanyuma rero uyu mutini umaze gutoha haje kuba kiri kintu gikomeye cyane. Umugabo witwa David Ben Gurion, umuyuda waje gushinga iyi Zionism, yaje kugarura abayuda bakaza gukora igihugu cya Israel kikongera kubaho nk'igihugu cya Israel uyu munsi kikaba gihari, gifite perezida n'ubuyobozi. Yaje kurekera umurwa mukuru Tel Aviv. Umurwa mukuru wari Tel Aviv. Nyamara mu mateka ya Israel umurwa mukuru wa Israel wari Yerusalemu. Nkwibutse ko ariho hari urusengero rwa Salomo, ni naho Dawidi umwami wa Israel yaje kuhimurira umurwa mukuru awita umurwa wa Dawidi, ariyo Yerusalemu. Ariko kubera aya mateka twabonye, uyu mutini waje gucibwa ukaza gutoha. Umutini yaje gutoha rero nyuma, ariko ntabwo Israel yaje kugira kapitali cyangwa se umurwa mukuru nka Yerusalemu, wakomeje kuba Tel Aviv. Hanyuma ijambo twasoma byavuze ibintu bibiri. Byavuze ngo murebere ku mutini. Iyo umutini utoshye ni ikintu kimwe, ibibabi byawo bikongera bikamera. Tugiye kureba umutini n'ibibabi. Umutini twabonye ni igihugu cya Israel, ibibabi byacyo rero ni ibihe? Mureke turebere hamwe. Mwibuke ko ibibabi bifata ku giti, kandi nyine bitoha ari uko byazamuye ku giti. Igiti cyumye ntago amababi yashibuka. Ikikora ku giti gifite ubuzima nuko gitoha, cyamara gutoha hagaturika amababi mu mpande zacyo. Mu yandi magambo rero, iyo tuvuze ibi bibabi hano mu buhanuzi, biba bishatse kuvuga umurwa mukuru wa Israel ari wo witwa Yerusalemu. Mu yandi magambo, umutini waje gushibuka, hanyuma haza nyuma gutoha ibibabi. Yesu ni umuhanga, Yesu ni umunyabwenge, Yesu ni umuremyi w'ibintu byose, ntacyahishwa. Yari abizi ko hatabanza gutoha ibibabi umutini utaratoha. Yari abizi ko abanza gutoha umutini hanyuma akaza guturika amababi nyuma. Mu yandi magambo rero, nyuma yaho Yerusalemu yaje guhinduka umurwa mukuru, bikozwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari icyo gihe, ari we witwaga
Donald Trump. Hari ryari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu 2017 nibwo perezida wa Amerika witwaga Donald Trump yategetse ko Yerusalemu ihinduka umurwa mukuru wa Isiraheli, ndetse ategeka ko umurwa mukuru ategeka ko ambasade ya Amerika yari iri Tel Aviv ihita yimuka ikavanwa Tel Aviv ikajyanwa muri Yerusalemu. Icyo ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza gusohora k'ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka. Wowe udukurikiye ukeneye kuba maso ukitegura, umwami wacu agiye kuza kutujyana. Abazaba bakiriho azabahindura, abazaba barapfuye bazazukira muri we. Reka dukomeze. Hanyuma muntu urwanya eschatology kuvuga ngo ntabwo ibi bintu byerekana kuza kwa Yesu muri ibintu twihimbiye, baragushutse. Ahubwo kuri abantu mu rujijo, nkubwire ko nakubwiye ngo iyo utazi ko ibintu biba ntabwo bivuze ko bitabaho. Oya, bibaho. Ahubwo nuko utabizi. Kora research, soma ijambo ry'Imana, kurikira amakuru updates. Nkubwire ko uko bucya bukira dusatira umunsi umwami wacu, kandi amaso yacu agenda areba iki bimenyetso. Hari indirimbo yo mu gitabo cyo mu cy'agakiza, mu ndirimbo z'agakiza ntabwo niko nimero yayo iravuga ngo dore ubwami bw'Imana buregereje, mutima wanjye ube maso utungane iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Hanyuma aza kugera ku gitero avuga ngo abakristo cyangwa se abantu basinziriye bibagiwe, aravuga ngo ubakanguze vuba bya bimenyetso. Ibi bimenyetso rero ni iby'amaso abona bifatika biririyo, ntabwo ari ibyo mu mwuka no mu mayerekwa. Oya, gukanguza umuntu ibimenyetso ni imwe Yesu yavuze. Muzuve intambara, muhaze intambara, imitingito, indwara z'ibyorezo. Nese ibyo ngibyo ni mu mwuka cyangwa ni ibintu bifatika? Nese ubwo byerekana iki? Of course kuza kwa Yesu. Rero bene data, aba bigishwa babajije Yesu ibintu bibiri, arabibasobanurira neza. Tutazi umunsi n'isaha, ariko dufite ibimenyetso turebera tukamenya ko Yesu ageze he, ageze hafi. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko twakwibaza, ese kuza kwa Yesu bizaba ari ibanga cyangwa abantu bose bazabimenya? Hari ibintu bita rapture. Mbere yo kurwanya ibintu no kubipinga, kuri ubushakashatsi. Umuntu w'umuhanga ntabwo apfa kurwanya ibintu no kubipinga atabanje gukora research ngo agaragaze facts ze cyangwa se ibimenyetso bye. Hari inyisho zakwirakwiriye zivuga ko Yesu aziba itorero rapture, ngo nta muntu uzanabimenya ko Yesu yanaje. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana. Ubundi Yesu naza bizaba bimeze bite? Dusome Matayo 27, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, dusome ibice 27. Ubundi Yesu naza abantu bazabimenya cyangwa bizaba ari ibanga ry'abantu yaje gutwara gusa? Urifashisha Bibiliya, ntabwo ari ibitekerezo byanjye, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Matayo 24 umurongo wa 27. Ndabona igice twakibanzemo cyane, kigaragaza rwose kuza kwa Yesu. Reka dusome umurongo waho wa 27. Haranditse ngo, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Yesu aravuze ngo nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukongera ukarasiriza hehe, iburengerazuba, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzagira gute, kuzaba. Reka turebe kongereho umurongo wa 44 turusheho kumva neza. Ubundi Yesu naza abantu bose bazabimenya. 44, nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w'umuntu azaziramo. Mu yandi magambo, Yesu azaza atunguranye. Reka nongere umurongo ubanza ne kabiri, nuko mube maso ko mutazi umunsi umwami wacu azaza. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyirinzu yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwami wacu azaziramo. Bivuze ko Yesu azaza nk'umujura, azaza atunguye abantu. Hari ijambo ryambwiye ngo nk'uko iminsi ya Nowa yari imeze, niko hano havuga imirongo ibanza hano uhere kuri 3:6. Ngo nk'uko iminsi ya Nowa yari imeze, ngo niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba kumeze. Ngo bararyaga, baranywaga, bararongoraga,
kugeza igihe Nowa yinjiye mu nkuge ntibabimenya, imvura igwa ibatunguye bararimbuka. Kuza kumwe n'umuntu kuzamera. Yesu azaza ariho amahoro menshi, intambara zaraciwe zararangiye, abantu baradamaraye, gusenga barabyihoreye, nta kintu na kimwe bikanga. Ndiko ntekereza muri iyi si ivurunganye kuri uru rwego, ntimwifate ukundi kuntu, njye niko mbitekereza. Ntabwo Yesu yaza muri kano kavuyo, kuko azaza nk'umujura mu gihe mudatekereza. Naho mu gihe ibintu bimeze gutya, indwara zamaze abantu, kanseri zamaze abantu, intambara, ibibazo, ubukungu bwaguye hasi, ubukene, inzara, ntabwo yaza. Kuko abantu bari gusenga cyane, bari kwinginga dutabare. Hari igihe tuzinjira mu isi iryoshye, intambara zirangire, amahoro aboneke, abantu badamara, ifaranga rimeneke, ubukire bumeneke, abantu gusenga babyibagirwe, no kuza ku mwami wacu babyibagirwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mube maso, mwitegure, kuko igihe mudatekereza, aho ngaho mudamaraye, aho ngaho mufite amahoro, aho ngaho mutagisenga, aho ngaho mwasinziriye, aho ngaho nta kintu mwabuze, nibwo azabatungura, ngo kandi kurimuka kwabo kuzaba kunini cyane. Niyo mpamvu bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ko kuza kwe azaza mu gihe bameze gute? Mu gihe abantu badatekereza. Kandi akazameze nk'iki? Nk'uko umujura aza. Twongereho indi mirongo. Ese Yesu aziyizira kandi akanagere ku isi? Hari abantu bakonfyuzinga, hari abantu bitiranya kuza gutwara itorero kwa Yesu no kuza guhana abanyabyaha. Yesu agenda azamuka mu ijuru, yagiye abantu bose bamureba, ahagarara ku musozi witwa Elayono, asezera abigishwa be, azamuka bamureba. Ngo haza abamarayika babiri babaza abigishwa ngo, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraramye mureba mu ijuru? Uko mumubonye agiye agenda, ni nako azagaruka. Ndetse Satani yaje guteza konfiziyo, abantu badasoma ibyanditswe bazi ko Yesu ngo naza gutwara itorero ngo azagara ku musozi wa Elayono. Oya, hari ibintu bibiri. Hari ukuza gutwara itorero, tugiye kureba ahantu azaba ahagaze naza kuritwara. Hari no kugaruka guhana abanyabyaha. Usome Ibyahishuwe 16 na 17 ibyo bice byaho, wumva icyo bita ibyago 7 by'imperuka bitera. Nicyo gihe rero Yesu azaba aje kurwana intambara ya nyuma yitwa Harmagedoni, aje gukuraho isi. Ndetse niyo mvuga isi ntabwo ari isi planet mbumbe, ahubwo abantu babi, kwica abantu babi, abanyabyaha no kubahana. Mu yandi magambo, twe tugiye kureba naza gutwara itorero azahagarara ku isi. Turebe Abatesaloniki ba mbere ibice 4:16. Igitabo cya mbere Pawulo yandikiye abantu b'i Tesaloniki, ibice byaho 4. Tesalonike ba mbere ibice 4:16. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamurwe mu bicu gusangana umwami mu kirere. Kadekera Pawulo yandika ibi bintu, yari azi ko Kristo azaza bakiriho. Pawulo akiriho n'abo bantu b'icyo gihe, ngo hanyuma ngo umwami akabahindura bakazamuka, ariko abanje kuzuka umuntu, umuzuko wa mbere, abantu bapfiriye muri bakazuka, na Pawulo ngo bagahinduka, ngo bagasanga umwami mu kirere. We yari azi ko uzaba bimeze. Mu yandi magambo, Bibiliya itubwiye ko umwami Yesu ngo azaza ubwe aziyizira asakanagire ku isi. Uyu murongo dusomye usoje uvuga ngo tuzasanganira umwami mu kirere. Ntabwo azakandagira ku butaka bwano ku isi, never. Azahagara hehe? Mu kirere. We ngo aziyizira asohoke mu buturo bwera nyine mu ijuru, ahagarare mu kirere, ngo atume ijwi ry'impanda rya marayika ukomeye. Marayika ukomeye avuze iki? Avuze impanda. Iyi mpanda izavuga, abantu bapfiye muri ngo bahite bariyumva. Tekereza umuntu wapfuye akazumva impanda.
niyo mpamvu mwenda tutarakizwa ufite agahinda, ufite n'akaga gakomeye cyane. Abantu bakerensa ubutumwa bwiza, abantu batakira Yesu bafite akaga gakomeye cyane. Impanda izavuga abantu bapfiye muri Kristo bazuke bayumve, hanyuma ngo abazaba bakiriho icyo gihe bahindurwe, ngo bose bazamurwe mu kirere bajye gusanganira umwami. Hehe? Mu kirere. Azamanuka avuye, Kristo azavuye hehe? Azamanuka avuye mu ijuru, ko biri yatubwiye. Narangiza arangurira ijwi rirenga, niko biri yatubwiye. Narangiza arangurira ngo n'ijwi rya marayika, impanda n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Reka mbisubiremo nitonze. Yesu naza azamanuka avuye mu ijuru, ahagarare ku bicu. Kabiri, arangurure n'ijwi rirenga. Ubwo niba azahamagara simbizi, ariko azarangurura n'ijwi rirenga. Gatatu, aranguruze ijwi rya marayika ukomeye. Kane, aranguruze ijwi ry'impanda. Ni ibintu bine bizarangurura: ijwi ry'ubwe, irya marayika ukomeye, ijwi ry'impanda. Hanyuma twabivuzeho hazabanza kuzuka abapfuye, hanyuma bariho bahindurwe, tujyanwe nabo, tuzamuke dusangane umwami hehe? Mu kirere. Niko Bibiliya yavuze. Mu yandi magambo, ntabwo Yesu azakandagira hano ku isi. Ntabwo azaza ngo akaragire ku musozi wa Elayono nk'uko abantu batasomye Bibiliya babyitiranya. Oya, ibyo ni ibindi bindi. Hanyuma turebe Matayo 21:34-31, uze kuyisomera. Naho havuga uburyo azavuza impanda, hanyuma abantu bapfiye muri bakazuka, abari bagahindurwa bakamusanganira hehe? Mu kirere. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, ni bande bazumva aya majwi y'impanda? Ese ni abantu bose? N'abapfuye bazayumva bazuke. Ese n'abapfuye bose? Oya, n'abapfiriye muri we, abapfuye bizeye, abapfuye barakiriye Yesu, abapfuye barakijijwe, nibo bonyine bazumva iki? Iri jwi ry'impanda, ijwi rya marayika ukomeye n'ijwi rya Yesu. Ibintu bitatu bizarangurura. Ntabwo rero abantu bose bazayumva. Hanyuma abari ku isi se bazaba bari ku isi, abizeye bazayumva bazamuka, abasigaye nabo bazayumva iyo mpanda. Munyemerere twifashishe imirongo yo muri Bibiliya turebe ni bande bazumva impanda. Matayo 24:30, ni bande bazumva impanda? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga, abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Wumvise ko abantu bose bazumva impanda, ngo amoko yose akaboroga abonye ubwiza bwe, ngo hanyuma agatuma ijwi rya marayika, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi y'ijuru ukagera ku yindi mpera yayo. Wowe udukurikiye, wumvise ko abantu bose bazamwumva, ndetse ngo abantu bakamureba bakanamuborogera babonye ubwiza bwe? Ibyahishuriwe Yohana igice cyawo cya mbere umurongo wa 7. Nakubwiye ko iki kiganiro ni ikiganiro nakore ubushakashatsi kugira ngo nyomoze inyigisho z'ubuyobe zashingiye kuri Bibiliya zivuga ko eschatology, kugaruka kwa Yesu, ari ikinyoma. Nyamara Bibiliya irabisobanura neza. Ahubwo abantu basome bakora ubushakashatsi mbere yo kurwanya inyigisho, utabanje gukora iki? Gukora ubushakashatsi ngo bihuze n'ijambo ry'Imana. Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 7, ukuntu handitse, dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba. Amaso yose azagira gute? Ngo azamureba. Ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Amagambo yanditswe na Yohana ari mwiyerekwa ku kirwa Patimo. Aze ngo dore arazana n'ibicu, azahagara ku bicu, twabisubira mu gitabo cya Matayo. Ngo kandi amaso yose azamureba, azamureba mu borogere. Ngo n'abamucumise bya cumu mu rubavu, n'abamwishe
bazamubona. Turebe iri jambo Daniyeli 7:13. Turebe Daniyeli ibice byaho 7 umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru. Aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose, bamumugeza imbere. Wabonye ko, wumvise ko Daniyeli nawe agize iyerekwa, akabona ngo haje usa n'umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, ngo bakamugeza kuri uyu mukuru nyir'ibihe. Rero Kristo nazo azahagarara ku bicu, ntabwo azahagarara ku isi. Icya kabiri, navuze impanda abantu bose bazayumva. Icya gatatu, amaso yose azamubona. Turebe Mariko 13:46. Ni ubushakashatsi twakoze kugira ngo dukure abantu mu rujijo. Ubutumwa bwanditswe na Mariko ibice byaho 13:26. Mariko 13:26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu, afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Bazabona bande? Abantu bose. Hejuru title haranditse ngo ibyo kugaruka k'umwana w'umuntu. Amaso yose azagira gute? Azamubona. Rero ntabwo ndi bukomeze gusoma imirongo, ahubwo uze kwisomera nawe kuri ubushakashatsi. Uraza kubona uburyo Kristo naza azahagarara ku bicu, kandi ngo amaso yose akagira gute? Akamubona. Amajwi yose, amavi yose akamupfukamira. Mu yandi magambo, kuza kwa Yesu ntabwo ari ibanga. Ntabwo ari iki? Ntabwo ari ibanga. Kuko biritubwiye yuko azahagarara ku bicu, amaso yose akamureba. Yaba abapagani, yaba abanyabyaha, yaba abantu bakijijwe, abakiriye Yesu, bose bazamubona. Ikinyuranyo kirimo nuko navuze impanda, abantu bakayumva bose nyine, umwuka wera azaterura itorero akarizamuka, abanyabyaha bagasigara mu isi, akazaruka aje kubahana. Ngo hahirwa umuntu uzazuka mu muzuko wa kangahe? Wa mbere. Wumvise ko muri iri jambo Yesu naza azabanza akazura abapfiriye muri kabiri, abari ku isi bagahindurwa, bakamusangana hehe? Ku bicu. Mu yandi magambo, twabonye ibimenyetso bikomeye byerekana kuza kwa Yesu. Niwe wabyivugiye. Gutoha k'umutini, twabonye umutini ko ari igihugu cya Israel, cyaratoshye muri 2008, bikozwe n'umuyuda witwa David Ben Gurion washinze Zionism. Twabonye ko ibibabi by'umutini byaje kumera. Ni igihe Donald Trump akiri perezida wa Amerika wa USA yategetse ko umurwa mukuru usubira hehe? Usubira i Yerusalemu, ukava Tel Aviv. Ishyanga rya Israel ryaratemwe, yaje kujya gute? Gutoha. N'ibibabi gute? Biramera. Yesu yaravuze ngo nimubona bimeze gutyo, nimubona ibyo bintu bibaye, muzarushaho kuba maso, kuko umwami azabageze hehe? Ku rugi. Niko ijambo ryatubwiye. Rero udukurikira, ushobora kwitegura, ushobora kuba maso, tukakuranga umwami atugeze ku rugi. Icyo kiganiro nabateguriye ngisoreje aha ngaha. Mbashimiye ko mwankurikiye, kandi mumpe ibitekerezo. Jya muri commentaire ube igitekerezo, utubwire uko ubyumva, uduhe inyunganizi. Kandi telefone iri ku kiganiro, uduhamagare. Wowe utarakora subscribe, yihute ukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro by'ijambo ry'Imana kandi bicukumbuye. Mubwire ko nubwo bafunze insengero, ntabwo Imana ituye hariya mu ziranzu mbigusubiriremo. Imana iri muri wowe imbere. Niba utarakira Yesu, ukajya gushakira Yesu mu rusengero, akakubayeho. Niba nta bucuti bwawe wubatse wowe n'Imana, ukajya kuyishakira mu rusengero, ukakubayeho. Kuko ubutayu burafunze, insengero zigiye gufunga hafi ya zose. Umuntu rero akwiye kwiga ijambo ry'Imana, ukisomera Bibiliya, ukiyigisha gusenga ku giti cyawe, hatari bishop, hatari umuhanuzi, hatari mama pasiteri, ukabana n'Imana yawe, ukava ku bana b'abantu.
reka dusenge Imana. Imana ibahe umugisha kandi ikiganiro cyacu mugikoreshe y'abantu babashe kukibona unguke byinshi. Ndabashimiye, reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye ko banyine natwe muri iki kiganiro. Tugeze muri cya gihe wavuze kandi n'igihe cya nyuma koko nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Satani akomeje kuyobya abantu, ateza inyigisho z'ubuyobe kugira ngo bakomeze kurangazwa no guteraganwa n'imiraba y'ibinyoma by'abadayimoni. Nyamara tuzi neza ko iminsi yawe yo kuza igeze. Ndakwinginze ngo umuntu wese ubonye iki kiganiro umugendere arusheho kuba maso. Ijambo ryatubwiye ngo mu gihe abantu badatekereza nibwo uzaza, kandi icyo gihe turi kugisatira, aho Satani azasuka amahoro mu isi y'akanya gato, akima ingoma antikristo ku isi mu gihe cy'akanya gato, kugira ngo ayobye anaribuze abantu benshi. Duhe kuba maso, uduhe kubera amaso ubugingo bwacu, uturinde ibirangaza, udusange utwigishe, kandi umwuka wera atuyobore mu kuri kose. Sengera abantu bose bumva iki kiganiro, uzabayoboze umwuka wera abashe gufata imyanzuro yo guhinduka, bakwakire ubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Senze nizeye, izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.